mu bushakashatsi twagiye dukora twasanze abagabo bashobora gukora ingurane y'isambaza cyangwa se izindi fi n'igitsina. Akarere ka Karongi ni kamwe mu turere tugize intara y'Iburengerazuba. Ni akarere kagizwe n'imisozi miremire ndetse n'ibyiza nyaburanga birimo ibiyaga n'ibindi. Uyu munsi Ibendera TV ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru barwanya Sida abasirwa ku nkunga ya Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC, twasuye bamwe mu bakorera umurimo w'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi, batubwira uko birinda Sida mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwizwa ryayo. Nitwa Mwizerimana Vincent, ndi umugabo ndubatse, nkaba ndi umurobyi, nkaba ndi n'umuyobozi wa koperative bita Nyakarwa. Ntabwo navuga ngo nishyashya abantu bose, hari abajya hanze bagahura n'abadamu bo hanze, babandi bashobora kugura isambaza bazicuruza, ariko mu kwirinda nuko nkaha ku kigo cya hano haba ubukangurambaga, baraza bagahugura, hakaba igihe batumira abarobyi bose bakabigisha, bakabazanya n'udukingirizo buri muntu bakamupangira utwo atwara, hakagira n'igihe basiga agasitoke hano nka centre de santé ikazana amakarita ikasigana, ikadusaba ko umurobyi wese, kuko baba babitangaje, aho kugira ngo azishore mu mibonano idakingiye azajya agasaba agakingirizo hano. Bidufasha ko ubwandu butakwirakwira, nicyo cyiza iyo batwabukingirizo gutyo, ntabwo ubwandu bwa Sida bukwirakwira hirya no hino. Yewe nitwa Njejwimye Edouard, nkaba ngiye mfitiye imyaka, navutse muri 72. Hanyuma abantu bakora rero aka kazi kajyanye n'uburobyi, turagira ngo mutubwire uko mwitwara mu rwego rwo guhangana ariko n'icyorezo cya Sida. Ubundi kundu twitwara twebwe imyitwarire yacu, nuko imyitwarire yacu badukangurira kwipimisha izo ndwara, kandi ikindi hanini bakaba baza kudusura hano, mu gihe turi gukora bakaba baza kudusura hano bakadusuzuma. Ubwo ni bande babakangurira ibyo ngibyo? Hari ababishinzwe baba batwoherereje, abaganga bakunda kuza hano bo bakaduhagarika, ati mwe muretse noneho kugurisha umusaruro wanyu, nimuba muretse noneho twebwe twanze tubapime, noneho nitubapima tubahe n'udukoresho utwo dukingirizo, mbo noneho bamara kutuduha n'ibikarito byinshi bazana bakabibikamo hano. Buri muntu wese bakajya bamuhereza mu gihe udukeneye, igihe ugiye gutembera, hari igihe wiri gutembera mu mujyi ariko ukaba watwitwaje. Byabagaho nyine wenda wakundana na mugenzi wawe ukumva ko yakena ko murarana kugira ngo ujye umuha umusaruro, ariko ibyo ngibyo ntibikibaho. Kuko hano abantu benshi bamaze no kubona amafaranga yabo, abadamu bamaze kubona amafaranga yabo, bateye imbere, ni ukuvuga ngo agenda ashoye amafaranga ye. Ubu ngubu dusigaye tubona nta bantu bandura, kuko nta bantu bandura cyane, kubera ko dusigaye dusurwa tukanazanirwa n'utwo dukoresho, ariko mbere ho ntatwo batuzaniraga. Muze turagira ngo utubwire kandi utubwize ukuri, waba waripimishije ukabuza ukuntu uhagaze mu bijyanye na Sida? Njyewe ntagenda ndapimwa, ubundi twebwe badupima buri mwaka, niko nakubwiye, kuko kandi abaganga sinzi aho baba baturutse, bazana imodoka bagaparika n'amamodoka bagaparika hariya. Waba uhagaze neza se? Njyewe mpagaze neza, numva ko mu bwana bwanjye sinyari namenya n'umuti wo kwa muganga. Ukuriye aba barobyi bo mu karere ka Karongi nawe aratubwira zimwe mu ngamba bafata mu kurwanya no kwirinda icyorezo cya Sida. Nitwa Ndagijimana Emmanuel, ndi umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'abarobyi hano mu karere ka Karongi. Ihuriro ry'amakoperative y'abarobyi ikopeveka rigizwe n'amakoperative 5, harimo Baraka, Nyakarwa, Twuzuzanye, Terimbere n'Ubumwe Nyarwanda. Tukaba dufite abanyamuryango 96. Hano imirimo y'uburobyi tuyikora mu gihe cy'iminsi 25, iminsi 5 tukaruhuka. Impamvu yo kuruhuka rero turagira ngo abarobyi bajye mu ngo zabo, cyane ko abarobyi dukoresha baturuka mu mpande zitandukanye.
hari abava Rubavu, hari abava Rutsiro, hari abava Nyamasheke ndetse na Rusizi. Bituma rero cya kiruhuko kiba kugira ngo bajye mu miryango nabo bajye kureba uko imiryango yabo yifashe. Mu bijyanye rero n'uburyo wenda dukangurira abarobyi mu buryo bwo kwirinda, hari uburyo bwo kwirinda tubakangurira kwirinda Sida ariko dufatanyije n'ibigo. Uretse ko wenda muri iyi minsi ntabwo duherutse kuhura, ariko hari ikigo cya PSI bajya baza bagafata ibipimo, abarobyi bayipimisha ku bushake bakareba uko bahagaze, ndetse bagatanga uburyo bwo kwikingira mu gihe wenda ari wananiwe kwifata, cyane ko ya minsi twavuze 25 abenshi ntibaba bari mu ngo zabo, baba bari wenda mu kazi. Hari ushobora kunanirwa rero kwifata, ariko biba ngombwa ko n'ubundi kwa dukingirizo baratuzana ahangaha tukadushyira hafi ku buryo dukeneye n'ubundi atubona abayatwifashisha. Umuyobozi wa gahunda y'ubuzima mu rugaga rw'abikorera PSF Bwana Leo Pierre Rusanganwa avuga ko abagabo bakora ingurane y'ifi n'igitsina ibintu bishobora gutuma bandura, ariko akavuga ko iki kibazo bagihagurukiye mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwira rya Sida. By'umwihariko rero ku bijyanye n'abarobyi, abarobyi bafite umwihariko. Virusi itera Sida ifata umurobyi nk'uko yafata undi wese, ariko mu ngufu zashyizwemo na leta y'u Rwanda, muzi ko virusi itera Sida yabashe kuba stabilized kuri 3% nka prevalence, ariko umwihariko uri mu barobyi bitewe n'umurimo bakora ni mobile population, baboneka ku manywa, akaba ari nabwo bashobora kuryama. Aho baryama rero icyo gihe ku manywa, mu bushakashatsi twakoze twasanze baryama mu mazu y'abakiriya babo. Ni ukuvuga ngo abarobyi ni abagabo, ariko abagurisha umusaruro ni abagore. Ndagira ngo ibyo bintu tubyumve neza kugira ngo n'umwihariko mubashe kumva. Mu bushakashatsi twagiye dukora twasanze abagabo bashobora gukora ingurane y'Isambaza cyangwa se izindi fi n'igitsina. Baryama ku manywa, bakarya mu mazu atari ayabo, rimwe na rimwe batanakodesheje. Bivuga yuko risk iri hejuru igihe abo bantu baba badafite amakuru ku buryo bwo kwirinda HIV, bikaba bishobora no kugusha hasi umusaruro w'iki kiyaga. Ari nayo mpamvu twashyizemo ingufu mu kubahugura, kubigisha, ndetse no kubabwira uburyo bagomba guhindura imyifatire. Muri ubwo buryo mu mahugurwa tugenda dukora mu bihe bitandukanye, bakanguriwe kwipimisha ku bushake. Kuri iyo ngingo, iyo umuntu yipimishije amenya uko ahagaze, akamenya niba yanduye cyangwa atanduye. Iyo umuntu rero yanduye afata imiti. Iyo afashe imiti, tuba turi kwerekeza kuri bya bipimo mpuzamahanga bya 93, aho uyu munsi ahubwo twebwe twihuse mu Rwanda tukaba tugeze kuri 95. Abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda byibura 95% bamenye uko bahagaze, bivuga ko bipimishije. Byibura 95 mubaze uko bahagaze, bakaba baranduye bafate imiti. Muri babandi bafata imiti byibura 95 babe batakigaragaraho ubwandu bwa virusi itera Sida. Noneho tugarutse kuri abo barobyi, twifuza ko iki kiyaga gikomeza kwinjiza umutahe munini. Ibyo bizagerwaho ari uko abantu amakoperative members babo batarwaye, badafite umuze, business yabo igire contribution mu musaruro mbumbe w'igihugu.
Umuyobozi ukuriye abikorera mu karere ka Karongi Bwana Abimana Mathias nawe avuga ko nk'abikorera bafatanyije n'izindi nzego zo mu karere ka Karongi baticaye, ahubwo ko bakora ubukangurambaga mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya Sida. Amazina yanjye nitwa Abimana Mathias, nkaba ndi umuyobozi wa PSF mu karere ka Karongi. PSF hano mu karere ka Karongi igizwe n'ibice bitandukanye, nk'uko mubibona twegereye iki kiyaga cya Kivu. PSF twifuza ko abayikoramo mbese batera imbere, ariko kandi bagatera n'imbere bafite ubuzima bwiza. Umwihariko rero dukunda guhuguriramo bagenzi bacu, aha hari umwihariko w'abarobyi. Abarobyi bafite ishyirahamwe rinini ukunda kubona cyane ku mugoroba, bafite amato atandukanye, nijoro nibwo baroba, ariko tukagira n'igihe tuganira tukabakangurira cyane kwirinda indwara zirimo na Sida. Abenshi usanga ndetse ari urubyiruko tuvuga tuti kwirinda Sida bikaba akarusho. Ibyo rero turabihugurira muri PSF kugira ngo umurimo bakora barusheho kuwukora neza, ndetse barusheho kuwukora nk'umwuga wabo kandi bafite amagara mazima. Imibare dukesha ibitaro bikuru bya Kibuye igaragaza ko kugeza ubu abanduye cyangwa abafite agakoko gatera Sida bazwi kandi bafata imiti ari abantu 890, ni ukuvuga abagabo basaga 362 n'abagore 528 bangana na 50% by'abagore, mu gihe abagabo ari 40%. Gusa ngo iyi mibare igenda ihindagurika ku mpamvu zitandukanye zirimo izo kwimuka, gupfa n'izindi. Ni inkuru mwateguriwe na Ntibisanzwe, Ibendera TV mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba.